Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwa muntu cyagera ku isi ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Ntahandi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro ejo. Iyumvira inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere n'ubwumvikane kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe, ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatuwe. Sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye, indoto zitandukanye rufite, imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye. Reka tukwifurize kugubwa neza gukurikira Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM. Iki kiganiro mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri mikoro mugiye kubana nanjye Doris Mugisha. Gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana bikunze kubaho ko igihe habayeho kudakomezanya mu rukundo habaho kugenda umwe asebya mugenzi we cyangwa se akamuvuga nabi, bikaba byanagira ingaruka ku wabikorewe muri sosiyete. Mu kiganiro turaza kumva ibitekerezo bitandukanye by'abaturage, twumve icyo babitekerezaho. Turaza no kumva impuguke mu mitekerereze ya muntu atubwire ingaruka zikunze kugaragara mu batandukanye ndetse n'inama muri rusange. Turaza kuba turi kumwe kandi n'abatumirwa muri studio bafite aho bahuriye n'iyi nsanganyamatsiko, aho baza kuduha bumwe mu buhamya bw'ibyababayeho nyuma yo gutandukana n'abo bakundanaga. Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07 28 02 82 32 cyangwa kuri 07 87 58 14 11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Gusebanya hagati y'abakundanaga nyuma yo gutandukana ni igihe umwe agiye atesha icyasha undi cyangwa se amuvuga amagambo amusebya muri bagenzi be ndetse akagenda agaragaza ibibye mu bantu. Mu by'ukuri hari n'abarenga bakagenda basebanya ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram cyangwa se WhatsApp. Iri sebanya rikaba rigira ingaruka kuri uwo wasebejwe, harimo kuba yafatwa nk'umuhemu cyangwa se kuba byamwicira imbere ye mu rukundo. Hari abonze rwose bari inshuti zanjye, gusa nyuma yo gutandukana bagenda basebanya. Umwe akagenda abwira bagenzi be ko yamuciye inyuma, gusa wamubaza ibimenyetso ko yamufashe ugasanga arabibuze da, ahubwo ugasanga yagendeye ku magambo yabwiwe cyangwa se amabwire. Muri studio dufite abatumirwa babiri batandukanye, harimo Iradukunda William, dufite kandi na Niyo Promesse Divine. Mpereye kuri William, nagira ngo utubwire se nyuma yo gutandukana n'uwo mwakundanaga imibanire yanyu yagenze ite? Reka mbanze nguhe n'ikaze. Urakoze cyane. Komereza utubwire nyuma yo gutandukana n'uwo mwahoze mukundana byagenze bite? Ahanini ku bintu bigendanye no gutandukana ku muntu mwahoze mukundana, mu by'ukuri ntabwo biba byoroshye, biragorana cyane ko utandukana n'umuntu mugakomeza kuvugana. Ngo twahoze dukundana nawe nta makuru yanjye azi, nanjye aye sinshobora kuyamenya kubera ko imbuga nkoranyambaga twayaga duhuriraho ziri bloke. Urumva ko ni ibintu biba bigoye cyane ko ushobora gukurikirana amakuru ye ngo ube wamenya ngo bimeze gutya. Ku ruhande rwanjye numva ko gutandukana n'umuntu ukagenda umuvuga nabi si byiza, ariko nk'iyo utandukanye n'umuntu ukabona yakuborotse muri ubwo buryo, utekereza ko byanga byakunda isura yawe mu nshuti ze, mu bo agenda amenyana nabo itarimo kugaragara neza cyangwa se batarimo kuyakira neza. Urakoze cyane. Niyo Divine, wowe n'iki watubwira ku mibanire yanyu nyuma yo gutandukana n'umukunzi wawe? Murakoze. Nkeka ko isebanya riri hanze ha mu bakundana atari ibintu bikwiriye, kuko njyewe nk'ubuhamya bwanjye abo twakundanye turacyari inshuti, kuko na mbere yuko dukundana twabaga turi inshuti zisanzwe. Nkeka ko rero tutatandukana ngo ubwo aribwo tuba abanzi. Turahura tukaganira,
ega buriya niyo ukundana n'umuntu hari igihe muba muhuje ibitekerezo runaka nkeka ko rero umukenera ari nk'igitekerezo ushaka ari nk'akandi kazi wenda ushaka ko agufashamo nkeka ko rwose gusebanya bitari bikwiriye. urumva ko niyo Divine we umubano uracyakomeje cyangwa se warakomeje nta cyahindutse. Reka uyu mwanya twumve mugenzi wacu Noel Manishimwe yaganiriye n'abiganjemo urubyiruko mu karere ka Kirehe maze atwegeranyiriza ibitekerezo ku mpamvu zitera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye. Reka tumwumve. Biterwa n'icyo muba mwarapfuye bigasanga rero ari hahandi ugenda umusebye umubwira ibintu bibi kugira aho undi yumva ububi bwe ntazajyeyo. Iyo bamaze gutandukana gutyo umwe abashaka kwigira mwiza nje nkakuvuga ibyo utari byo kugira ngo nje mbe mwiza nanga ukamvuga ibyo ntari byo kugira ngo ugaragare ko uri mwiza. Icyo kintu cy'ababanye iyo batandukanye bizamo imvururu umuntu wese abashaka gukurura yihererezaho ubwiza. Hari nk'igihe nyine umukobwa ashaka kuba akundana n'umuhungu wenda nyine akamusaba yuko bakora wenda imibonano mpuzabitsina noneho bashwana uwo muhungu nyine akabona yuko nyine ari mubi kazavuga agenda nyine amuharabika nyine burya bijya kuva hanze mu nzu byaracitse. Noneho bya bindi byabereye mu nzu ari ibanga iyo bimaze kugera hanze umwe ari kuvuga ibyo n'undi akavuga ibye niyo mpamvu bigenda kuriya bikabamo gusebanya. Nicyo kibitera. Biterwa n'icyo bapfuye. Hari nk'igihe wenda umuhungu akunda umukobwa wenda nyuma ku munota nyuma barakundanye neza akaza nko kumusaba yarangiza akamwima bigatuma bashwana akagenda amusebya. Umuhungu nimba ahubwiye nk'ikintu kacyanga usanga umuhungu nyine agenda avuga ati naramubwiye ngo dukore ibi aranyemerera kandi mutaranabikoze akagenda nyine agusebya ahantu hose avuga ko mwabikoze kandi mutarabikoze akavuga ati uriya yararangiye. Ababikorera iki ni ukugira gusebye. Hari uko bapfa katamuha keya hari uko bapfa kuko wenda hari ibyo batari kuzuzanyaho mu byo bari gupanga cyangwa se bashaka gupanga bigasaba yuko bashwana. None iyo bamaze gushwana buri mwe akarakara ni hahandi usanga asebya mugenzi we avuga ko adashobotse ari mubi bakamubaza ati kwera iki se ari mubi mukaba mwarakundanye ati sinari imbizi nyine ugasanga amubaza ati ni kabi ni kabyibushye ni kagufi kandi ubona ko ntacyo abaye ariko muri we akaba yumva ko mugenzi we wundi atajyayo ngo nawe ngo wenda icyo bamwimye we ngo bakimuhe nawe atazirirwa ajyayo uwo mukobwa azabura n'umwe amuvugisha agatuma agenda amusebya. Nyine utangira kuvuga umuntu kitari cyo kugira ngo wuzuze idosiye. Bigira ingaruka cyane ku muntu washebejwe ashobora kubura umugabo akavuga ati n'ubundi wowe indaya bigatuma nyine utana agaciro. Manishimwe Noel arakoze cyane kudukusanyiriza ibitekerezo bitandukanye. Mu by'ukuri abaturage bagerageje guca ku mayange ku ntandaro zishobora gutera gusebanya hagati y'abakundana mu gihe batandukanye. Byinshi ubashije kubyiyumvira. Uracyakomeje gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Ejo. Ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Hari ikintu cyiganje abaturage basa nkaho bagiye bagarukaho cyo kuba umwe ashaka gukora imibonano mpuzabitsina na mugenzi we ariko mugenzi we akamwangira. Ese ngarutse kuri William ku giti cyawe ubona yaba intandaro kugira ngo umuntu agusebye biterwa n'ikintu cyatumye mutandukana. Ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera umuryango, ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera inshuti ze, ushobora gutandukana n'umuntu mwakundanaga kubera ibyo umusabye atagomba kuguhereza cyangwa se atagomba kuguha. Ngarutse rero mu ruhande rwanjye umuntu twakundanaga twe tumaranye igihe kigera mu myaka 9 urumva ko ni imyaka myinshi abantu bari bafite amakuru ahagije twakundanye turi bato. Mu gihe twamaranye ntabwo twatandukanye kubera ko namusabye ngo turyamane nta nubwo twatandukanye kubera inshuti ze ahubwo twatandukanye kubera bamwe mu bantu bo muri famiye iwabo. Ariko iyo umuntu akubrotse kuri WhatsApp biba bigaragaza ko ashobora no kuba yakuvuga nabi.
umuntu ufata iya mbere yo kujya kuvuga undi nabi aba ashaka kugaragaza uruhande rwe rwiza, hanyuma ashaka kugaragaza ko uriya yari mubi. Arakoze cyane. Igihe habayeho gutandukana kw'abakundanye hari bamwe biherekezwa no gusebanya, gusigana icyasha no kwandagazanya. Ni imyitwarire inzobere mu mibanire ya muntu Hakiziyaremye Ananias avuga ko idakwiye, kuko mu rukundo hari igihe icyerekezo kidahura maze hakabaho ibisitaza bituma umwe afata umwanzuro wo gutandukana n'undi. Uku gusebanya ngo bigira ingaruka z'igihe cya vuba ndetse n'izirambye, ariyo mpamvu bigomba kugenderwa kuri. Ni mu kiganiro kigufi mugenzi wacu Ishimwe Honore yasangijwe na Hakizimana Ananias, inzobere mu mibanire ya muntu ukorera mu bitaro bya Ntemba. Ntamwe nk'inzobere mu mibanire ya muntu mubona biterwa n'iki? Zimwe mu mpamvu zishobora gutera kuba abantu babiri bakundana umwe ashobora gusebya undi, ahangaho umuntu ashobora kuvuga imyaka abantu baba bafite, ni kimwe muri byo. Nakwita baba babura ikintu cyitwa maturite mu mutwe, bitumye umwe ashobora kugenda asebya undi hirya no hino. Hanyuma bishobora no guterwa nanone n'ibindi bibazo birimo nk'ahantu umuntu yarerewe, kuko burya gusebya umuntu ni ukubura kubaha. Rero zimwe mu ngaruka bishobora gutera ku muntu wasebejwe, tuba mu miryango, tuba mu kazi hirya no hino, byanze bikunze bya bintu birengaweho bikaba byagera no kuri uwo muryango ubamo, cyane ko uyu munsi ho murabibona ko ibintu byitwa ama social media n'imbuga nkoranyambaga zateye imbere cyane. Biriya ni ibintu mu by'ukuri bibikika igihe kirekire, so ugasanga rero mu myaka izaza uretse no kuba bigize ingaruka aka kanya, abazagukomoka ushobora kugira abana, ushobora kugira abuzukuru, bya bintu ntabwo bitsibika. Usange ipfunwe weho wagize ubwawe nka nyiri ugusebwa rirenze weho ubwawe rigeze no kubazagukomokaho, ukaba wajya gusaba akazi bakakakwima kubera ko bavuga ngo tugeze kubona amafoto yawe n'urugero wambaye ubusa cyangwa uri kuryamana n'umusore. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho, ugasanga ingaruka zibaye ndende. Nihe nama mutanga? Nk'inama rero ahangaha umuntu yatanga nuko abantu bagiye mu rukundo bakabaye ari abantu bamanje kubitekerezaho, ukaba uzi ko kujya mu rukundo uyu munsi bishoboka ko ejo watandukana no muri gukundana. Hanyuma hagati yanyu hakazamo akantu kitwa ibanga n'ubunyangamugayo, ukavuga ngo nubwo ntandukanye na runaka reka mubikire ryabanga. Ikindi nuko abantu bagomba kumenya ko ubwabo bagomba kwigirira ibanga mu bikorwa bimwe na bimwe bakora. Byaba byiza ugiye utekereza ko igihe mutandukanye nta ngaruka byazangiraho. Niba ari ibikorwa runaka byashoboraga gutuma uzaseba, ukabyirinda, nk'ayo mafoto ukayirinda, amagambo muvugana ukagenza gake, kubera ko utamenya ngo ese nyuma yo gutandukana bizagenda gute. Uracyakomeje gukurikira radiyo Ijwi ry'Amerika mu kiganiro Ejo. Ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi? Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo. Ubutumwa bumaze kumugeraho muri kino kiganiro. Doris urakoze. Rero bakunzi b'ikiganiro mukomeje kudukurikira, hari ibitekerezo mumaze kudusangiza kuri insanganyamatsiko turi kuganiraho none. Uwitwa Cribert Sabe Sanzimana uherereye mu karere ka Huye yagize ati ubundi nk'uko mwabivuze umuntu agira ipfunwe rimwe na rimwe akumva atanajya mu bandi. Gusa njyewe mbona atari byiza kuko ntiwabuza umuntu kuvuga kandi umunwa ari uwe. Rero mbona nta mpamvu y'ipfunwe, ariko nanone bigira ingaruka nyinshi, harimo gutakarizwa icyizere mu bandi, kwitwa ikigwari, umugome n'ibindi byinshi. Rero icyagakozwe rero nta kindi usibye kumva ko kubutandukanye n'umuntu atari intambara kandi ko mushobora no gusubirana. Tuba dukwiye gukomeza kubika amabanga hagati yacu. Naho Sinamenye Fiston uherereye mu karere ka Gicumbi yagize ati ntibikwiye kuko hari igihe mwakongera kwihuza mukongera mugakundana. Rero mwongeye gukundana buri wese yarasebeje mugenzi we, byaba biteye ubwoba. Ibi nibyo bitekerezo mumaze kudusangiza, ariko mukomeze mu bitwoherereze, ndakomeza kubyakira, tuzabigarukeho mu kiganiro cy'ubutaha. Ese hari igitekerezo wifuza kudusangiza ku ngingo turi kuganiraho uyu munsi? Twandikire kuri 0728028232 cyangwa se kuri 0787581411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. tugana ku musozo ndagira ngo buri wese aduhe inama noneho y'icyakorwa ku bakundana mu gihe batandukanye cyangwa se batakiri kumwe kugira ngo mu by'ukuri nubwo batagikundana ariko umubano usanzwe uhoreho. Divine Promesse, inama nagira urubyiruko cyangwa se abatandukanye kugira ngo birinde iri sebanya cyambere cyo bagomba gukura, kuko buriya iyo ukuze mu mutwe hari ibintu byinshi ubutagitekereza cyangwa utagiha umwanya, kuko niba umuntu mutandukanye kujya gupostinga amafoto yambaye ubusa si ibintu bikwiye nk'umuntu ukuze, cyangwa kumusebya mu yindi mvugo itandukanye, kuko ejo n'ejo bundi uzamukinira. Rero ntabwo ibyo ngibyo byose bari ngombwa, kuko buriya urukundo ni ikintu cy'ingenzi kandi nawe aba akeneye ko ukomeza ukamuba hafi nk'umuntu wamenye amabanga ye. Murakoze cyane. William, nawe uragerageza utubwire n'iki cyakorwa? Ikintu navuga cyangwa se inama natanga ndazitanga mu buryo butatu. Icya mbere, iyo abantu bakundana buri umwe wese amarangamutima ye abamuhereza umuntu kugira ngo bakundane, kandi ikintu gitandukanya abantu ni impamvu imwe gusa yinjira mu rukundo rwanyu, mbese ni nk'amata waguyemo agatotsi, umwe akava mu rukundo n'undi akaruvamo. Buri muntu wese mu ruhande rwe ajya atumbira ibyiza mugenzi we yaba yaramukoreye, aho kugira ngo arebe ikintu kibi aba ari cyo yiruriraho, amusebya, amuvuga nabi, agenda amwandarika ahantu hose. Inama ya kabiri navuga, iyo abantu bakundana hari amafuti bakora. Si byiza rero yuko ugenda uvuga ngo byagenze gutya, ati hari amafoto mfite runaka yambaye ubusa turi kumwe gutya. Icya mbere banza umwubahe, numara kumwubaha wumve ko nubwo mutandukanye ntabwo mubaye abanzi, bwa bumwe buragumaho, mukomeze mugire ubumwe. Deja none ninjira no mu rukundo rundi azabimenye, akubwire ngo komereza aho ngaho. Uretse no kuba we byamugiraho ingaruka mu muryango we, biramutse bihageze bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane. Uretse kuba umusebeje ariko mwiciye ejo hazaza, uretse no kuba umwangije nawe ubwawe uriyangije, abantu babibonye cyangwa se abantu bakumvishe biba bigaragaza ko uri umwana. Uzabibona Doris byarateye, ugasanga umuntu arapostinga buri kantu kose kamubayeho, buri kantu kose arashyira kuri stati, bira ntago ari byo. Ndabasaba yuko niba hari umuntu mukundana, niba hari umuntu mwakundanye ukaba ukigenda umuvuga, rekera aho ngaho. Niba mutaratandukana, gutandukana birashoboka, uzamwubahe, nimutandukana muzicare nk'abantu bakuru mubiganireho, mukomeze mubane nta kintu bitwaye. Urakoze cyane. Urakoze cyane William, murakoze cyane. Reka mbashimire ku mwanya wanyu ndetse n'ibitekerezo mwagerageje gutanga ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Tugeze ku musozi w'ikiganiro cyacu aho twavugaga gusebanya hagati y'abakundana igihe batandukanye. Ese mubona ari izihe ngaruka iri sebanya rigira mu buzima bwa buri munsi? Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 0728028232 cyangwa kuri 0787581411. Iyi numero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandika Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe. Iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispe yari ku buhanga bw'ibyuma. Njye kibagezagaho nitwa Doris Mugisha. Mwakoze kubana natwe uyu munsi. Ikiganiro Ejo nakagaruka cyane ko ari twe dufite iya mbere mu kubaka ejo atubereye. Abahanga bemeza ko amakimbirane yabayeho kuva ikiremwamuntu cyagera ku isi, ndetse ko bisa naho atazigera arangira. Kuba abantu badateye kimwe, batavuga ururimi rumwe cyangwa se badakora bimwe bishobora kuba intandaro y'amakimbirane. Ariko se ni gute nakumira amakimbirane? Nayakemura nte? Nta handi wakura ibisubizo by'ibi bibazo uretse mu kiganiro Ejo. Iyumvire inkuru zibanda ku makimbirane yo mu miryango, amakimbirane aturuka ku gushyira abantu mu gatebo kamwe, ndetse n'amakimbirane aterwa no kuba hari ibyo abantu batinya kuvuga, maze usobanukirwe uko wayakemura. Ubundi cyambere no bwumvikana kandi bikaba kuvugisha ukuri. Iteka mu rugo mutumvikanye ngo muvugishanye ukuri, ntabwo amakimbirane abasha gukemura. Kurikira ikiganiro Ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM.